Twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Twagarutse muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina, mwatwandikiye muri komenti mudusaba ubusobanuro bwayo agiye atandukanye. Uyu munsi twifuje kuguha ubusobanuro bw'amazina Victor na Victoria. Aya mazina rero tugiye kuba twaguha ubusobanuro bwayo, ariko nawe ukigera hano bwa mbere twabanje kuguha ikaze, tuguha ikaze tukubwira ngo banza ukande subscribe aho hasi kandi no kukozigera kugira ngo uzajye ubona ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Urashobora rero kutwandikira nawe muri comment utubwira izina wifuza ko tuguha ubusobanuro bwabyo. Nibagirwa kutubwira uburyo wabifashe ndetse ukande like utugaragariza ko turi kumwe kandi utwishimiye. Ubusobanuro bw'izina Victor n'izina Victoria bifitanye isano rikomeye mu rurimi rw'imizi, kuko byose bishingiye ku ijambo ry'ikilatini Victoria risobanura intsinzi cyangwa se gutsinda. Izina Victor rero ibijyanye n'inkomoko y'iri zina inkomoko yaryo rituruka mu Kiroma, Kinyaroma cyangwa se Latini. Ibijyanye n'ubusobanuro bisobanura uwatsinze cyangwa se intwari, cyangwa se umuhangange mu rugamba. Ibijyanye rero n'ikoreshwa rikunda gukoreshwa ku bagabo. Imico n'imyifatire y'umuntu witwa Victor rero arangwa no gukunda gutsinda no kwegera intego cyangwa se kugira intego. Ni umunyamurava, utinya gutsindwa kandi ukunda guhatana mu buryo bwiza. Afite rero icyizere mu byo akora kandi avuga adategwa. Si ibyo gusa kandi akunda kuba uyobora, ntatinya rero inshingano. Reka turebere hamwe ibyo witwa Victor na Victoria bakunda bahuriyeho. Rero bakunda gutsinda no kwesa imihigo, kuba mu ruhando rw'abashoboye cyangwa se abahanga. Harimo nanone kwigaragaza neza no guharanira icyubahiro. Ibyo yanga rero harimo gutsindwa no gucibwa intege. Ikindi yanga uburangare n'abadafite intego. Ikindi yanga kudahabwa umwanya cyangwa se kutitabwaho. Ni ibintu yanga mu buzima bwiwe. Ibijyanye n'inzozi ze Victor arimo gukora ibikorwa by'indashyikirwa, kuyobora abandi cyangwa se kugira ingaruka nziza ku bandi, kugira izina rizwi kandi ryubashywe. Ibijyanye rero twari turimo kugusobanurira izina Victor, noneho reka tukubwire ubusobanuro bw'izina Victoria. Mu inkomoko yayo ituruka mu Kiroma, isobanura intsinzi cyangwa se intsinzi y'umugore. Ikoreshwa rero muri rubanda, rukoreshwa mu bakobwa. Rikoreshwa mu bakobwa. Mu bijyanye n'imico n'imyifatire y'umuntu witwa Victoria rero yihagazeho, yihesha agaciro kandi arangwa no gutsinda mu bigeragezo ahuye nabyo. Akunda kwigira cyangwa se kwigirira icyizere no guharanira irenze cyangwa se ibisanzwe. Ikindi kandi ni uwitanga, ufite umutima wo gufasha no gukomeza abandi, kandi akaba ari umugwaneza ariko
igihe cyose aharanira ukuri. Mu bijyanye n'ibyo akunda rero, Victoria akunda gukomera ku ntego no kuzigeraho, kwigenga no kwiyubakira izina. Harimo ikindi kandi mu byo akunda kubaho afite icyo aharanira. Mu bijyanye n'ibyo yanga rero Victoria harimo kudafatwa nk'umuntu ushoboye guheza cyangwa se guteshwa agaciro, ikindi kudasobanukirwa icyo ashaka. Bijyanye n'inzozi za Victoria, umuntu witwa Victoria harimo kugera aho agera hanitse, haba mu buzima bwite cyangwa se mu kazi. Ikindi kandi mu kumenyekana nk'umugore w'intangarugero. Ikindi twakubwira cya nyuma harimo gutsinda ibimucira cyangwa se ibimuca intege no gukomeza kuba icyitegererezo mu bandi. Ubwo rero yari ubusobanuro bw'izina Victor na Victoria twakugezagaho. Mwebwe mwitwa ayo mazina ngaye nguko, mutubwire muri komenti uko mwabyumvishe, ubundi dukomeze kubana no ku muyoboro wacu ariwo wanyu wa YouTube witwa Fab TV. Turabakunda nawe mu kanya mu busobanuro bw'ayandi mazina agiye atandukanye.